byagenze gute kugira ngo uyu mwana ave Rusizi aya mafoto turi kureba yafatiwe i Kigali? Ikibazo nigire kukibaza. Yego niwe ndi kukubaza, uyu mwana niwe ndi kumubaza. Ba uko byagenze rero izo poste zose zikimara kugaragara kuko zose zakozwe ejo bundi kuwa kane, arampamagara arambwira ati nuza kubitangaza ati amazina yanjye ntuyagaragaze ati kuko nsanzwe ndi umukozi mu kigo nderabuzima ati bishoboye na kuba byagira ukundi kuntu bigaragara. Ndamubwira nti nta kibazo. Nza kongera guhamagarwa n'umuhungu we, ubwo urumva yaramaze kumuha nimero, n'umudokiteri muri mwe mu bitaro byo mu mujyi wa Kigali. Arambwira ati mukecuru wanjye yambwiye ko mwavuganye, yaranyibwiye ati ariko twifuzaga yuko utaza gushyira hanze amazina ye. Ndamubwira nti nibyo koko umukecuru nanjye amaze kumpamagara ati ubwo nari nzi ko atari yaguhamagara ati abakecuru ntabwo ibyo baba babimenyereye, ni nanjye yamvugishije. So ubwo naho ngaho byagarukiye. Naho byagarukiye. Reka mfate umwanya manze ngushimire, ni ukuri dukeneye abanyamakuru nkamwe. Warakoze cyane. Warakoze cyane. Reka nongere mfate umwanya, turaza ufite ijambo riza kudufasha muri iki kiganiro nk'umuntu wabikurikiye. Mwana wa Swakim, mbanje kugusuhuza, urakaza neza muri iki kiganiro cyangwa kuri iki kintu ngiye nayitwita akasamutwe, muze kunyihanganira numiwe. Ahangaha ngiye guhera kuri post wakoze nawe. Wagize uti muri post wakoze wagize uti imva mutima za uwa Maria Leontine nawe wagize amanota ya mbere muri technique ko nsubira hano kunumve muri tronc commun muri tronc commun, sorry wabitandukanije naho ngaho hejuru ubona ko wanditse imva mutima, wanditse imba mutima. So uracyafite byamaze ko byombi biremewe. Imba mutima n'imba mutima. Imva mutima no kuvuga ngo zirimo zirava mu mutima Okay, na tronc commun reba. Okay, sava. Nka isimbi ora. So sobanura kuri iki kintu nicyo nshaka kugira ngo mbere yo gufata ijambo. Nka isimbi ora ni wa wundi wundi nyine niba n'abambere babaye abambere ari babiri basangiye umwanya. Ubundi ministeri uburyo bitangajemo ntabwo buri scientifique, ntabwo urumva ko hano nureba mu nkuru turi kwandika biri kutuvanga. Umwe aravuga ati uriya yabaye wa kabiri, uyu niwe wa mbere. Hano we wanditse ko yabaye wa mbere, nka bivuze ngo twabonye abana babiri babaye abambere. True, to make it clear, tubigire mu mucyo. Godfather, reka maza ngusuhuza. Nagusuhuje nsuje abantu bari muri space kandi kabisa nari ngukumbuye cyane kuri space. So ntago nguce mu ijambo n'amasegonda make cyane. Aba mbere ni babiri banganyije amanota 98.7, kuvuga ngo wa mbere ni kanaka ukavuga umwe ubu byishe ubutangaje nabi, ntabwo uri umuscientifique, ubu uri umuntu ukwiye guhanwa. Nuko ngo niko best performer. They are best performers. Ni babiri. Kavuga umwe kirazira. Inkuru zose bo kanaka wabaye wa mbere, kanaka wabaye wa mbere. No, wenda mu Kinyarwanda biragorana, ariko kanaka wagize banganyije amanota, bagize amanota ya mbere ari babiri. Wala wakomeza. So rero byagenze gute ibi bihembo cyangwa gutangaza umunyeshuri wabaye wa mbere mu gihugu? Bitegurwa nande? Protocol igenda gute? Bakirwa nande? Kubera iki abanyeshuri babiri babaye aba mbere? Umwe hageze umuhango wo gutangaza abanyeshuri, abahanga, abanyabwenge, abayobozi bejo, umutungo w'igihugu. Byagenze gute kugira ngo uwo muhango cyangwa iyo gahunda yo gutanga ibyo bihembo no gushimira aba bana umwabone kundabure? Okay, urakoze cyane. Icyo nicyo turi buze gusesengura, ari naho abantu benshi nanjye ndimo ntemeranya n'ubunebwe bwakozwe n'uwahamagaraga abagombaga kuza guhembwa. Ubunebwe bwo ku rwego rwo hejuru. Mbere yuko tureba umuntu, singuciye mu ijambo, mbere yuko tureba umuntu wahamagaye, uwo muntu akorera ikihe kigo, ni ikihe kigo cyari kibishinzwe? Byanze bikunze ni ministeri y'uburezi, ariko cyane cyane NESA kuko niyo partie technique ya Mineduc kubijyanye n'ibizamini. Yego, Mineduc ikora politique, nta n'abakozi benshi buri ibifite, hanyuma igira ibigo bishamikiyeho bifite abakozi bari technique batari politicien. Ubwo rero umuntu wahamagaraga abagomba kuza guhembwa wageze ku mukobwa wo mu cyaro
ntashyiremo imbaraga zose ngo uwo mukobwa aboneke, yakoze ikosa, akwiye kubibazwa, tukanabibona mu itangazamakuru ko yabibajijwe. Naho ubundi hari uwundi wabuze se usibye uriya mwana w'umuhanga kuriya, umwana wuzuza imibare, umwana ugira 99 muri physics. Koko hanyuma umuhango ugakomeza nkaho nta kintu cyabaye, haburaga umuntu ukomeye muri uriya muhango, bariya n'abarangije icyiciro rusange. Urumva? Noneho abakobwa babiri bari kuba bakikije Irere Claudette mu kwifotoza, umwe iburyo undi ibumoso. Iyo foto yari kuba ari nziza cyane, babihije ibirori. So wenda ibindi turabisesengura nyuma, ariko babihije ibirori. Urakoze cyane Bwana Sam. Nk'umuntu wacukumba ibintu cyangwa akurikiye kugeza aya masaha, niba nakumvishe neza, niwe dukesha kuboneka k'uyu mwana. Iyo utaza guhamagara umuryango w'uyu mwana ngo uyu mwana aboneke, byari kugenda gute? Ntekereza yuko iyo ntaza guhamagara umuryango w'umwana ngo aboneke, uyu munsi wenda ibihembo yari buzabibone, kuko bavuga yuko ibihembo byanze bikunze aba agomba kubibona. Ariko ikintu gudufata cyatuma umwana nkimara kuvugana nawe ambwira ko mu bintu yifuza bwa mbere na mbere byanatumye bimutera imbaraga kugira ngo akorane imbaraga, akimara kumbwira ngo yifuzaga gufata ifoto n'abayobozi muri Minisiteri y'Uburezi. Nahise numva nanjye iki kintu naragitekereje, ni ibintu twese kuva kera twagiye duharanira ariko ntitubigereho. Twagiye dushaka kuba iriya foto gudufada ntabwo ari buri wese wapfa kuyibona. Bavuga yuko yabaye uwa mbere, kuko ndabyibuka tukiga, iyo wabonaga umuntu atambutse bavuga ngo uriya niwe wabaye uwa mbere wenda muri tronkomeye, cyangwa yabaye uwa mbere muri cycle supérieur muri section runaka, rwose waravuga guti binashobotse n'umwambaro nawuvanamo nkawumusasira, aba ari umuntu wo kubahwa, wo kubungabungwa, kuko aba yarakoze ibidakorwa n'abandi bantu bose. Akimara rero kumbwira yuko yifuza iyo foto, nahise mubwira nti nzagukora ibishoboka ku bushobozi bwanjye, nzarebe niba hari ikizavamo. Nyuma rero yo gukora iyo poste, nibwo nabonye wenda Minisiteri y'Uburezi kuri X account yabo hari igisubizo bashyizeho, wenda nuza kukibona uraza kukidusomera, bavuga yuko ibyo ntangaje ari impuha, ari ibihuha. Bavuga yuko umwana ngo bamushatse kuri bamushatse ntaboneke. Byagaragara yuko bamushatse ntibamubone, ariko bakavuga ngo ibintu ntangaje. Bakora umuhango nyiri umuhango adahari. Ubwo niko twabivuga. Bateguye nuvuga ngo niba barakunyomoje bakavuga ko bamushatse bakamubura, bari bamuzi, baza aho aherereye, ariko baramushaka baramubura. Nicyo wavuga, kuko ntabwo uyu munsi wavuga yuko wabuze umukandida ikigo yigagaho kizwi, kandi ku bigo by'amashuri abayobozi b'ibigo baba bafite identification y'umwana kurinda agera ku mudugudu, baba babifite. Ntabwo rero ushobora kuvuga yuko umwana wamubuze kandi ufite akarere yigagamo, ufite ikigo yigagaho, ufite byose ubu bifite. Iyo tweet irahari bakubwira ko bamubuze. Reka nyigusomere. Urakoze cyane. Uyirebe kuri Mineduc muri replies. Yinsomera Oswaki. Yego. Sam. Ejo muri zinduka twayisabye mu buryo busekeje. Yisomera ko message imeze. Yego ngo Sam. Aya makuru ni impuha. Icya mbere, nta mpamvu n'imwe yatuma adahamagarwa, ahubwo icya kabiri, umurongo we ntiwabonetse, ntiwaciyemo. Icya gatatu, ibihembo byo azabihabwa igihe cyose azabonekera. Habe no kwisegura, abe n'iki? Nuko message imeze.